Bakunze inshuti mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel Paruwasi Sevesa Pallotti Gikondo, aho muri hose hirya no hino ku isi turabasuhuje. None kuwa gatatu tariki ya 17 Mutarama mwaka 2024 hano kuri Paruwasi ya Gikondo habaye umuhango wo gutanga impamya bushobozi ku banyeshuri basoje amasomo yabo mu ishuri ry'ubudozi rya Paruwasi igiciro cya 22. Iri shuri ry'ubudozi ni kimwe mu bikorwa bya Caritas ya Paruwasi ishami ry'amajyambere. Burya koko ngo waguhaye amata nta kuvangiramo amazi. N'ubuhamya bwagarutsweho n'abanyeshuri ubwabo, umuyobozi w'ishuri, ababyeyi ndetse na padiri mukuru. Tubifurije kunogerwa n'ibyo birori. Abasaba kandi gukomeza gukora subscription, like, share no gutanga ibitekerezo ku rubuga. Turabashimiye. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe igere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritubwire tubabarire ibicumuro byacu, dawe mwiza tugushimiye ibyiza byose ukomeza kutugirira. Tugushimiye abana bacu warinze wayoboye abandi nabo bakaba barangije information bari barimo ikigo cyabo cya mbere. Bagusaba umugisha wawe, umugisha baba bose barangije information kugira ngo ubuzima bwabo bwose buri imbere bazabashe gushobora na roho wawe, bazabashe kugira umugisha ibyo bize kandi bakomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Twegetse n'iki gitaramo cyacu umugisha abateraniye hano bose, umugisha amafunguro tuza gusangira, adutera imbaraga zo kurushaho kunguka no kugukorera. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. umunsi nk'uyu ubundi ni ibyishimo kuri twe, amagambo akaba na make, biba ari ibyishimo bikomeye. Ndabanza kubereka abashyitsi turi kumwe. Umushyitsi wa mbere muri uru rugo rwo kwa Vincent Pallotti ni Yezu Kristo. Abandi nabo yagize abagaba bibye. Umushyitsi mukuru rero muri twe, padiri mukuru, niwe uhagarariye ibi byose mureba. Hari uhagarariye biro ya Paruwasi, nawe ari mu batumirwa bibanze. Umubyeyi wacu uhagarariye komisiyo ya Caritas, na cyane ko ibi bihe mureba byose biri mu biganza bye nk'umubyeyi, nk'uhagarariye igikorwa cy'urukundo muri Paruwasi yacu, nawe yahagarariye rwose. Abandi banyacyubahiro baduteranyirije aha ku nk'imbaraga z'Imana twatangiye dushimira ni abanyeshuri barangije none, nabo bahaguruka. Murakoze. Muri make uyu munsi ntabwo ari byinshi nk'uko dutuye tubivuga. Iri shuri ryacu ryatangiye ni nyuma ya Jenoside gatoya, nk'uko twavuze igikorwa cya Caritas. Abakristu ba Paruwasi ya Gikondo twari tubabaye pe, ariko Paruwasi ya Vincent Pallotti nk'umubyeyi baricaye baratekereza, babona kuduha ibiryo gusa nta hantu bizatugeza. Batangira no kudufasha kwifasha mu buryo bw'imikorere kugira ngo nabo tujye tubunganira mu byo badashoboye. Nibwo hatangira ishuri rya Caritas ya Vincent Pallotti. Ntago nibuka umwaka neza, ariko ngereranyije iyi promotion ni ya 22, ariko nzi ko ari iza mbere tutarojisitiye, ariko aba tubara nka promotion ya 22. Abandi bashyitsi ni ababyeyi baba bana, murababona nabo baje kwishimana nabo.
mwarakoze ababyeyi beza gutera ingabo urubyiruko rungana gutya rukazabasha kugira ejo habo heza nuko mwabigizemo uruhare. Ndakomeza rero mvuga ku by'iyi paruwase yacu ukuntu yaduteye ingabo kugeza kuri uyu mwaka wa 2023 baraje, ariko tugiramo no kucika uko imyaka igenda iza niko imbaraga bigenda biremerera paruwasi. Ubundi byose babikoraga byose, umwana akaza bakamuha mwarimu, bakamuha imashini, bakamuha ibitambaro, bakamuha ikintu icyo ari cyo cyose azakenera. Ubuzima rero uko bugenda buzamuka murabibona, byageze aho bikomera, ibyo ntibyaba bigishoboka kuko abambere batatu babahaye imashini. Ubu rero aho bigeze nkuko baduhaye kwifasha natwe nabo tubunganira mu mbaraga zabo nyinshi baduha, bagerageza kuzana udufaranga dushobora kurepaza imashini zacu, baranazongera iyo bibaye ngombwa babonye amikoro. Akaba ari rero nyakubahwa padiri mukuru n'abandi mufatanyije, njyewe mbivanye ku mutima ndabashimira kandi fatanyije n'abana turi kumwe. Ubu rero ngiye kuvuga atari nabo bonyine mvugira, hari sinzi uko byagenze. Kuva mu myaka yashize hari icyifuzo gikomeye ariko kidakomeye cyane, ariko ibintu bigenda bihinduka, bimwe ntibishyirwa kuri gahunda. Bifuzaga ko babahuza na WDA, ndakeka uyu munsi noneho ari nesa hari niba ntibeshya. Ubu aba bana bibavuye ku mutima, wenda nabo bari bubivuge sinzi uburyo babivugamo, ariko ngiye kubavugira nk'umubyeyi. Hano hanze hari gahunda ya leta, murabizi ko basohoka bajya kwifasha gukorera hanze, bajya mu makoperative, ariko leta ifite amafaranga iri guha abana bashoboye kwiga umwuga wo kudoda. Ku bw'ibyo rero ntabwo babaha uburenganzira hadakoze imenyekanisha ngo mubahuze na nesa, nabo bazaze wenda babaha ikizami, ku buryo n'abadahari aba barabahagarariye bifuza ko twazabatumira uwo munsi icyo gikorwa cyakoretse kugira ngo seritifika zacu zigire agaciro. Muri make ntabwo mbatindira, ngibyo ibyacu, ngibyo ibyiza bya paruwase. Twaretse kurira ntituze gusaba umuceri n'ibishyimbo, nabyo babikora n'imyenda. Ubu barambara bakaberwa, bashatse bahaguruka bakabereka uko bambaye, nibo babyidodeye. Ntabwo bihagararira aho, iyo bageze hanze ubu bamenye n'ubundi bukorikori. Hari abakora amasakoshi, ndabona bataragera hano, twari dufite kujya exposa murebe ukuntu amasakoshi bazi kuyikorera n'ibindi bikorwa bijyanye nabyo. Ndabashimiye rero, bagejejeho n'icyo cyifuzo gikomeye ko muzakomeza n'ubundi gutera ingabo mu bitugu, n'abagiye bafatanyije nabi. Iyo saha yagera nk'uko mwari mufite gahunda mukabatumira bakaza, ndabashimiye.
kutubyarira umucunguzi, iguha kutubyarira umucunguzi. Inzira nziza izikubyinirwe, amajwi meza no kuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire musino mw'ijuru, urumuhire musino mw'ijuru. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza nakuririmbirwe, inanga nziza zigucurangirwe, urumuhire musino mw'ijuru, urumuhire musino mw'ijuru. Imbyino nziza nizikubyinirwe, amajwi meza no kuririmbe mawe Mariya, inanga nziza. Kristo Yesu akuzwe. Turashimira Imana rero ko ariyo yadufashije. Ubundi umuntu aratangira ariko burya Imana niyo yuzuza. Turashimira Imana kuri uyu munsi uburyo yabanye natwe muri uyu mwaka wose, uburyo Imana yagendanye natwe, barayibonye mu bihe bikomeye. Burya iyo uhagurutse ugiye kwiga ntabwo uba ufite icyizere gihagije cy'uko uzabimenya, ariko Imana iyo ibigufashijemo byose birashoboka kandi bikagenda neza. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi twishimye, dushimira ababyeyi bacu badufashije, tukaba twarabashije kugana iri shuri kugira ngo tuhakure ubumenyingiro. Niyo mpamvu rero natwe twahisemo ko ibyo byishimo tutabigumana twenyine, tutabibabwiye ngo tubereke akari ku mutima wacu. Mwarakoze kutuba hafi, mwarakoze kutugira inama. Turashimira mwarimu wacu watwigishije, yaravunitse yaragotse, ariko uyu munsi turishimye kuko icyo yaharaniraga twakigezeho, kandi tukaba tumwizeza ko tutazamutenguha, tuzagana umurimo kugira ngo tugirire igihugu akamaro kandi dukomeze kukigirira na kiliziya yacu. Turishimye, turanezerewe, uyu munsi ni uw'ibyishimo, nta byinshi twavugaho. Turabashimira kubera yuko mwitanze, buri wese witanze kugira ngo umwana agere hano, turamushimiye. Tukiri muri uwo munezero hakurikiyeho umuhango wo gutanga impamyabushobozi. Reka mwarimu atuyobore muri uwo muhango. Savye Imana kandi amashyi menshi ku munyeshuri wambaye. Savye Imana kandi amashyi menshi kandi umubyeyi Jeanne gushyiraho distinction. Aba bantu bari mwabyumvise uko mwarimu Wizeye Imana Jeannette. Josephine Rajya bebe Muhimonde Jeannette.
Alice, amashyi menshi Alice. Kristo Yesu akuzwe. Dushimiye Imana rero yuko umunsi mukuru w'abana bacu wo gusoza ishuri ry'ubudozi baryize neza bakaba babonye teresifika impamyabushobozi. Turashimira umuryango w'abapalotini wagize igitekerezo cyo gufasha abana bacu kugira ngo babone akabando k'iminsi kazabafasha mu buzima bwabo. Munyarwanda yaravuze ngo akabando uzitwaza uri umusaza ugacura umusore. Sinzi niba byumvikana, ariko mu by'ukuri turashimira rwose uyu muryango. Padiri mukuru uzakomeze kudushimira umuryango wanyu w'abapalotini, muhora igihe cyose mudufasha muri byinshi muri Paruwasi, muradutekerereza bikomeye. Twebwe rero ababyeyi ni iminezero gusa twagize, twishimye twanezerewe kuko ibikorwa byabereye aha ni byinshi, uko umunsi mukuru wateguwe, uko abantu bagiye bakomeza imirimo yose tubireba. Tugashimira mwarimu wabo wabakurikiranye umwaka wose. Mwarimu wacu umumpera amashyi yafashije n'aba bana. Cyane cyane rero nkabwira aba bana hanze ibintu bimeze nabi cyane, nkatwe ababyeyi tubona byinshi. Gutekereza kugira ngo tuze dushakisha iri shuri hano, twabonaga byinshi hanze uko bikomeye. Ubu aho murimo mujya mugana
urahura n'umwana w'umukobwa ateruye akana karira yabuze n'icyo agaha. Wabaza n'umukobwa ati ese uwo mwana nyina ari ati n'uwanjye, ise ati se yarantaye, ati wowe se ati nanjye singirahomba. Ugasanga ari nyina n'umwana bose bararira. Ati ese nta n'icyo wize, ati yewe nabaga nkora mu rugo gusa, ndangije mu rugo ubwo ntihabuze n'ibindi yize ku ruhande, ubwo agakora uburyarya bakanamwirukana. Agahura n'umusore ati ngwino ngucumbikire, akaba musigiye umwana nta mwuga yize, nta n'icyo azi, umwana nta n'icyo azamuha, aranamumutanye. Ni ikibazo gikomeye cyane twe nk'ababyeyi tubona, ariko mu by'ukuri impamvu turimo dushimira paruwasi yacu na Karitasi yatekereje ibi bikorwa ni uburyo bukomeye cyane bw'urubyiruko rw'iki gihe. Dushimiye rero Imana yadufashije mwebwe mwakomeje gukurikirana aya masomo. Impamvu nakise akabando, umuntu wese abeshwaho n'umwuga. Uwo mwuga wanyu rero ni mwiza, ni umeze neza, ni muwukurikirana mukawurinda cyane cyane, kandi mukajya musenga n'Imana. Iyo mwasenze ibafasha kugira ngo mwige munasoze, muzaba ari nayo mukomeza gusenga mwinjira no mu mibereho isanzwe yo kujya gushakisha imirimo ku isoko. Dukomeze tunezerwe, turusheho no gushimira Imana. Babyeyi, bongera guha na namwe ubutumwa ko mwabwira abandi babyeyi nkatwe uzabona afite umwana ushobora kwiga n'uyu mwuga, yuko hano mwakomeje mubyumva ko ari karibu, batangiye no kwandika ikindi cyiciro gikurikira. Mwamaze kumva ko icyiciro cy'aba bana bashoje ari icya 22, ubwo icya 23 nabyo mwabyumvise yuko batangiye kwandika, bagiye gutangira andi masomo. Ntimuzatume rero mwemerera abandi babyeyi ko bagira uburangare ku bana babo, ugasanga umwana nta mwuga azi, igihe bizaba bimuruhije cyangwa se nurimo umubaza ati se ngufashe iki, ntanamubwira ati giye nabuze na mashini, nabuze n'iki, cyangwa se nzi no kudoda ngabe yahaha ubundi buryo bwo kubaho. Nkumva rero ndangije nshimira Imana, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze. Naho hakurikiyeho ijambo ry'uhagarariye ukuriye Karitasi. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye ndabanza nshimire Imana, ariko nshimire by'umwihariko Padiri mukuru waje kwizihiza uyu munsi. Nongere nshimire komite ya Paruwase yohereje abayihagarariye. Joseph arahari, ahagarariye Paruwase, ahagarariye abakristo bose bino Paruwase. Ubwo Karitasi ni imwe mu makomisiyo ya Paruwase. Nagira ngo Joseph nawe ngushimire, nshimire umwarimu, nshimire ababyeyi cyane cyane, nshimire namwe. Ntabwo tuvuga abana kuko harimo n'abantu bakuru, dushimire abanyeshuri abarangije kwiga uyu munsi. Mu ntiza amashyi rero mbashimire abari aha ngaha mwese. Igikondo twagize umugisha kubera umuryango w'abaparutine, siyeje yawo iri aha ngaha. Ubanza twebwe twonka amashereka aruta y'andi maparuwasi, kuko tubona byinshi, tubona inkunga nyinshi z'ibitekerezo. Ni nuko Karitasi ya hano yatangiye, koko abantu benshi bari bazi Karitasi igatanga iki, ariko Karitasi ya Paruwase yacu ifite ibikorwa bitandukanye. Harimo ibyo gufasha bisanzwe. Murabona dutuye ku nzira, tubona abantu benshi baza batugana. Uko kugenda rero tubona abantu benshi baje batugana, niho havuyemo n'igitekerezo cyo gushaka ku buryo habaho Karitasi y'iterambere muri runo rwego rwa Paruwase, yo gufasha abantu no kwifasha. Kuko umuntu mu mugati uyu munsi, ejo ntubashe kuwumuha. Umubyeyi umaze kuvuga avuze ku bireba ku bana babyara baterwa inda ari batoya, ugasanga akenshi bagana kuri za kiliziya, bagana kuri Karitasi. Abo natwe twarabagize, wenda tuzakomeza no kubagira. Tukagira n'abana, murabona hano hirya hari aho bagororera abana bo mu muhanda,
abo nabo iyo basohotse basohokera ahangaha. Uko twagendaga duhura n'ibyo bibazo rero niko Caritas nayo yagiye irushaho kugenda itekereza mu buryo bugari bwafasha abaturage, bwafasha abantu bahagana. Tukaba rero dufite ibikorwa bitandukanye, hari uko gufasha amaka sociale cyangwa se abafite ibibazo bagenda batugana, hakaza no kwigisha ku buryo burambye, kwigisha biciye muri iri shuri ry'ubudozi, hakaza no gufasha abadafite amacumbi kubakodeshereza, hakaza kuriha minerivare z'abana batandukanye badafite ubushobozi. Ibyo byose bikorwa na Caritas ya Paruwase, ariko cyane cyane n'abakristu ba Paruwase, kuko dufite icyo twakwita Caritas locale, dufite izabayo. Abakristu batanga amafaranga, buri muryango remezo ugatanga 2,000 bya buri kwezi, bituma tubasha kurihira abana benshi minerivare, nacyo kikaza mu gikorwa cya Caritas. Kuko iyo ushaka kujya imbere urera uruhongore, ni mu rwego rwo kugira ngo abana bacu nabo batere imbere. Ngarutse rero ku ishuri ry'ubudozi, iri ni ishuri dushaka gushyiramo imbaraga cyane. Caritas yashyizemo imbaraga ariko igomba no gukomeza. Ubu uyu munsi dufite abantu bamaze kuharangiza ni 348. Abantu 348 rero babonye umusingi, ntabwo ari abantu bakeya, nubwo tugomba gukomeza. Ariko turabizi ko ishuri rigifite imbogamizi. Nyakubahwa Padiri Mukuru, turafite imbogamizi muri iri shuri, amamashini ntabwo ahagije, hari n'amazi igihe kinini akeneye gusazurwa. Turafite imbogamizi z'uko abanyeshuri bakeneye kwiga n'ibindi bintu, bakeneye kwiga wenda icungamutungo riciriritse, kwiga imishinga iciriritse, kwiga indimi se, kugira nosiyo nkeya ku birebana n'ikoranabuhanga, kuko uza komande zose birarebana n'ikoranabuhanga. Ibyo byose rero Nyakubahwa Padiri Mukuru, Caritas ya Paruwase ikaba yifuza ko mwazadufasha kugira ngo tubishyire mu bikorwa, noneho abazajya biga hano kuko bajya basohoka bafite icyo bize gifatika. Hanyuma nk'uko babisabye kuva kare, mwumvise yuko twabafasha kugira ngo n'ishuri ribone seritifika yemewe, ryandikwe mu mashuri yigisha ubumenyi ngiro bufatika kandi bwemewe mu rwego rw'akarere, mu rwego rwa NESA. Ibyo ngibyo wenda ku bitureba twebwe nka Caritas tuzagerageza, ariko Nyakubahwa Padiri Mukuru, ni mwebwe mudukuriye ku rwego rwa Paruwase, twifuzaga ko mwazabiduhamo inkunga. Igihe tuzaba turimo kubikora muzadutera ingabo mu bitugu. Nagira ngo rero shime ababyeyi bemeye kohereza abana, abandi bakemera kubacumbikira. Mwumvise ko mwarimu yavuze ko hari abajya babura amacumbi, abemeye rero kuzana abana. Ni byiza kandi mushishikaze n'abandi nabo bazi. Shimire n'aba bana n'aba banyeshuri, namwe kuba haba mu mvura y'amahindu, haba ku zuba ryinshi, haba mu rugo byagenze gute, mwarabonetse. Mufite ahantu mushaka kujya, mufite icyerekezo mushaka kuganamo. Iyo ushaka gukira urabiharanira, hari icyo wigomwa. Mwarigomwe rero, mushyira imbaraga zanyu mu masomo. Nkaba nagira ngo mbashimire, twese tubabwire ngo felicitation, umwuga mwize uzabageza kure. Ubu mwebwe ntabwo, ndatekereza ko mu rubyiruko ntabwo muri ikibazo, mugiye gutangira kuba igisubizo. Nyakubahwa Padiri Mukuru, ba nyakubahwa muteraniye ahangaha mwese, ababyeyi, nagira ngo mbashimire kandi mbifuriza umwaka mushya muhire. Caritas turashaka ko abantu bose batera imbere, murakabaho. Impanuro z'abanyeshuri, mushimbire cyane amashyi yanyu. Ibirori byacu byiza birimo biragana ku musozo, niyo mpamvu dusaba umushyitsi mukuru. Neza kuzwe, biragora kuvuga nyuma abandi bose bavuze kuko ndasubira mu byo bavuze, ariko uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo gushimira Imana ko
turangije dushoje iki cyiciro cy'uyu mwaka ushize 2023 hakaba harangije abanyeshuri 10 barangije uyu munsi bahawe impamyabushobozi zabo. Mumfashe nabo tubanze tubashimire ko bakomeje kwiga. Abanyeshuri bacu turabashimira ko nimwe mwatumye duteranira ahangaha uyu munsi. Umwaka wose barangiye mwiyemeza kuza buri munsi gufata inyigisho mwafataga ahangaha. Banatubwiye ko ibyo bambaye abenshi ari ibyo bidodeye bikoreye, bigaragaza ko mugize icyo mutahana kandi muzakomeza gukoreza aho ngaho. Bongeye bafashe tubaha amashyi. Uyu mwaka urangiye hari benshi bari batangiye, harimo n'abahungu bari barimo ngo twabyumvise. Bamwe bagiye bagira imbogamizi zo kubona aho bava nuko baza kwiga, bituma bacikisha amashuri. Twavuze rero ko uyu munsi ari wo gushimira Imana kubera ko niba mubashije kurangiza, Imana yabigizemo uruhare, nayo yafasha kugira ngo murangize. Tukaba twizera ko uwo mugisha mwatangiranye Imana yaberetse. Babivuze kare mu misa ko waguhaye amata nta kuvangira n'amazi. Imana izakomeza kubaha n'indi migisha baherekeze kugira ngo muzagire umugisha mu byo mumaze kwiga. Nkiri kuri iri shuri rero babivuze, ni ishuri twumva dushaka guha icyerekezo cyiza. N'umwaka ushize twarabone turababaye ko uyu munsi turangije umwaka tutabigezeho, ariko tugashaka guha imbaraga zihagije iri shuri. Uhagarariye Caritas amaze kubivuga, twumva ko kumenya no kwiga ubudozi ubwabyo ntabwo bihagije. Ni byiza, ariko hagombye kuba n'ikindi ku ruhande. Twari twifuje ko tuzashyiramo no kwiga computer, no kwiga indimi, Igifaransa n'Icyongereza, no kwiga ubundi buzima busanzwe nko kumenya guteka mu rugo, kumenya kwita ku rugo rwawe, kumenya kurera abana bawe. Tugashyiramo ikoranabuhanga, tugashyiramo no kumenya gucunga uduporoje dutoya, kuko abenshi ubwo ngubwo muzajya mugira igihe ufite imashini yawe ni nk'agaporoje kawe, no kumenya kugacunga no gucunga umushinga wawe. Dukeka ko rwose mu minsi mikeya dushaka kuzavugurura ishuri. Maze rero mwebwe murangije, nahoze muvuga iteka ryose ngo murangije icyiciro cya mbere. Nimwumva ngo hatangiye icyiciro cya kabiri, muzaba ba mbere kugaruka. Cyane cyane ko tuzongeramo ubwo bumenyi bundi butari mufite, ubwo bw'ikoranabuhanga, ubwo bw'indimi, ubwo bwo kumenya gucunga imishinga mitoya, ubwo bwo kumenya guteka, isuku, umubano mwiza, iyobokamana. Turagira ngo ishuri rwose rizabe ishuri ryiza, ishuri rifite byinshi bitanga. Noneho bya bindi mwifuje byo kugira ngo tuzaryandikishe no muri leta, mujye muhabwa impamyabushobozi ishoboye yakirwa n'ahandi hose, tuzabashe kubigeraho. Turizera rero ko tuzabikora. Turacyari mu nzira zo gushakisha uburyo tubikora. Ntabwo byoroshye, ariko dufite n'icyizere cy'uko harimo abashaka gukomeza kudufasha kugira ngo ibyo byose bizagerweho. Kugira ngo rero hano dufite kontakite zanyu, bazabasigana kontakite zanyu igihe tuzabona izo mbaraga zindi zije zo kugira ngo buri wese agire ikindi atahana kirushijeho, nabwo tuzabikora. Turifuza n'andi mamashini yandi, amashini agezweho ya electrique, y'umuriro, atari amashini asanzwe gusa, kugira ngo ubumenyi buzajya buvana ahangaha buzabafashe kurushaho kwiyubaka, kubaka igihugu cyacu, kubaka ingo zanyu, ndetse kubaka umuryango nyarwanda. Turabashimiye rero. Ubu ngubu izo mpamyabushobozi mubonye ntabwo mushoje, ahubwo mugiye gutangira. Ikivi kiratangiye. Nimugaragaze ko ibyo mwize mushobora kubihesha agaciro, ndetse twizera ko mutagiye mugiye. Uzatangira agashinga akabona atangiye kugira imbogamizi, ntibizababuze kongera kugaruka kugira ngo turebe ko twakomeza kubafasha. Kuko icyo twifuza Caritas yacu ntabwo ari iyo kugabura gutya gusa, niyo gufasha kwiteza imbere no kwibeshaho. Umuntu rero uzuba afite igitekerezo cyo gutangira umushinga ku buryo bumwe cyangwa ku bundi, tubizagira ubwoba bwo kuza kugira ngo mutwegere, turebe uburyo twakomeza gufashanya, twiyubake ndetse twubake ubuzima bwacu. Natwe turimo gushakisha hirya no hino ko twabona abaterankunga bajya badufasha igikorwa nk'iki gihe twasoje. Buri muntu akabona nk'icyo atahana, niba yatahanye imashini, niba yatahanye iki, tuzifashisha n'abandi kugira ngo babashe kutugezaho. Ariko gake gake uko tuzajya twiyubaka, twizera ko Imana izabidufashamo, kandi koko ko ishuri ryacu rizakomeza kurushaho gutanga umusaruro ushimishije.
turabashimiye rero Imana nyagasani baho umugisha wayo baherekeze maze mugende mwiyubake. Batubwiye hanze aha ngaho ko ubuzima butoroshye, ariko ubwo mwatangiye neza ni intangiriro gusa mubonye. Tuzakomeza kubafasha no mu buzima buri imbere, kandi igihe muzadukenera muzajye mugaruka hano habaye mu rugo kugira ngo tubashe kurushaho kwitegura no gutegura ubuzima bwanyu buzaza. Muzagire umugisha mu masomo mwagize, muzagire umugisha mu mwuga muzakora, muzagire n'umugisha no mu dushinga duto dutoya muzajya mutangira gukora kugira ngo mwiteze imbere no guteza imbere ubuzima bwanyu. Ndashimira rero umwarimu wanyu, mumfashe nawe tumuha amashyi menshi. Buriya aritanga cyane, nta kindi kintu aba atekereza mu mutwe we uretse ishuri, uretse abanyeshuri barimo iteka ryose buri mwaka. Rero Abapoliniya turagushimira cyane ubwitange bwawe, twizera ko ukomeze kudufasha ku buryo turi uburyo bwose ishuri twongera kongeramo n'ibindi bindi. Ibyo byose tuvuga dushakire hamwe uburyo tuzabikora kugira ngo umwaka utaha ntituzabe tuvuga ibyo twavuze ubushize tutakoze, ahubwo tuzabe twishimira ko ibyo twavuze, ibyo twatekereje twanabigezeho. Imana iguhe umugisha rero, kandi ukomeze kwitangira abanyeshuri bawe. Dushimiye rero n'ababyeyi nk'uko n'abandi babashimiye. Ababyeyi mwarakoze, ari abahoreje abanyeshuri bacu, ari ababashije kubacumbikira, ababashije kubafasha ku buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo n'abaturutse kure babashe kubona uko baza kwitabira amasomo yo mu ishuri. Mukomeze mutubere ba ambasaderi, uko imyaka igenda ishira tugiye kurushaho gushakisha uburyo dushyiramo imbaraga kugira ngo urubyiruko rwacu, abana bacu, abavandimwe bacu mbere kujya babaho bandagaye hanze, ahubwo twese dushyira imbaraga hamwe tuzabasha kurushaho kubafasha mu buzima bwabo. Ndashimira uwavuze ahagarariye ababyeyi, byinshi yabivuze yabitubwiye, ariko twese nitwishyira hamwe nta kabuza tuzabasha gufasha urubyiruko rwacu n'abagikora kugira ngo bategure ejo heza habo. Nshimiye nawe muri Caritas, ari abayobozi bwa Caritas, ari n'abandi bose bakora muri Caritas bitanga ku buryo butandukanye kugira ngo iri shuri rikomeze. Turizera ko bazanakomeza kudufasha kugira ngo tubashe kuryandikisha muri leta, seritifika zigiye zitangwa na leta zibe zifite agaciro kakorera mu gihugu cyacu hose ndetse no hanze y'igihugu, kugira ngo ibyo byose bizagende neza. Namwe rero mwese abakristo bacu ba paruwasi yacu tubashimira uburyo mukomeza kwitanga, dushimira abavandimwe baje kudufasha kugira ngo n'ibingibi twakoze bijye ku ikoranabuhanga haze kubyereka n'abandi. Namwe turabashimira abanyamakuru bacu. Ahasigaye twese dushyire hamwe, dukomeze twiyubake, twubake urubyiruko rwacu, twubake kiliziya yacu, imiryango yacu, igihugu cyacu n'isi yacu birusheho kuba byiza. Imana ibahe umugisha rero. Uyu mwaka dutangiza turi umwaka w'imigisha, umwaka w'ibyishimo, umwaka wo kwegera ubwiza bw'Imana, n'umwaka wo gushakashaka tukaronka, wo gutunga tugatunganirwa, umwaka wo kubona Imana n'amafaranga. Murakoze. Mariya ni impuhwe, agutakambira mu murenge musabire, ibyo bituma mwizera gatwara mukagira amagara yo kundi umunyabyaha. Ngiye umukiza kwirengeje yo ubwira yumviyeho uzusabire Iseni Pallotti mutagatifu, uzusabire bazina bacu batagatifu, batagatifu namwe batagatifukazi b'Imana, Nyagasani Yesu nabane namwe. Imana ishobora byose iduhe umugisha, iturinde kandi tubagire Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Maze rero aba banyeshuri bacu ko ari 10 ntihagire ugenda bose atabahobeye. Tugiye kwifuzanya amahoro ya Kristo, tubana felicitation bose tubahobere. Ababyeyi muze rwose muhobere bariya bana bose mu bishimwe.